Sunashimwe Imana yacu nihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Hanyuma ndabasuje kandi tugarutse mu ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Nta gihe na kimwe tuzarambirwa kuvuga ijambo ry'Imana kubera ko ijambo ry'Imana ni ubuzima. Nkunda kubibabwira, ijambo ry'Imana ni imibereho, ibyo nkunda kubivuga. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Panuel TV ihari kugira ngo ikugezeho ijambo ry'Imana. Imana ihabwe icyubahiro kandi Imana yacu iganze. Yicana niyo kwamamaza ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu twongeye kwigarukaho kandi kugira ngo twongere tuvuge Kristo. Imana ishimwe. Ese wabuze icyo Panuel isobanuye? Panuel iri ni izina Yakobo yise ahantu yakiraniye na marayika. Imana ishimwe cyane kubera ko yakiranije na marayika ngo burinda aho bumukeraho ngo agikirana ngo yanga kumurekura kugeza ubwo yamuhinduriye izina amwita Israel atakitwa Yakobo. Arangije avuga ati ahantu hazitwa Panuel kubera yuko Imana ishimwe cyane ndebesheje amaso yanjye Imana sinapfa. Haleluya. Imana ishimwe cyane kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Hanyuma Imana ikomeze ibaganze. Hanyuma ndabasuhuje aho muherereye hose. Imana ikomeze ibanezererwe kandi Imana ikomeze ibishimire. Mu bihugu bitandukanye ndabakunda, abankunda ndabakunda, abakunda ijambo ry'Imana ndabakunda, abanzirikana bakamamagara tukavugana nabo ndabakunda. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma tugarutse mu mwanya mwiza w'ijambo. Imana ihabwe icyubahiro kandi Imana yacu iganze. Tugiye kwakira ijambo ry'Imana. Ndumva riri kumfasha uyu munsi wa none. Ndumva riri kunyuzamo izindi mbaraga zo kwihatira kandi gushaka Imana no gushaka ubwiza bw'Imana kandi ngerageza muri byose gukiranuka no kugenda uko Imana ishaka apana uko ngewe nshaka. Imana ishimwe. Dufite ikibazo cy'abantu bari gushaka kugenda uko bashaka kurenza kugenda uko Imana ishaka, bakibagirwa ko bahamagawe bagata imihamagaro yabo. Imana ishimwe cyane. Wakijijwe utubwira Imana, ukizwe utubwira imirimo y'Imana, ukizwe utubwira gukora kw'Imana, ariko uyu munsi wa none wamaze gutandukira, wagiye mu bindi, wagiye gushaka amakontent atwika, uri gushaka kuba mu buzima bwo gutwika gusa, ariko uva mu buzima Imana yagushakagamo, uva mu ntego nziza Imana yari yagushyizemo. Imana ihabwe icyubahiro kandi Imana iganze. Nyamara Imana irimo irapfusha. Ndashaka kubwira abantu ngo tube maso dusenge. Imana irimo irapfusha. Turagomba kuririra abana b'Imana bari gupfa bava mu byizerwa. Isi yabakuruye yabamize, yamaze kubamira neza rwose ku rwego ubona umuntu we ejo wari uzi ko akijijwe uyu munsi wa none umureba ugashaka agakiza ukakabura. Ntabwo ndi kumenya ngo mbese iyaguhamagaye ni iyihe? Ni ijwi ry'Imana wumvise cyangwa ni nyiramubande? Niyo mpamvu n'uyu munsi wa none kubivamo bikoroheye, ariko Imana ituganze kandi Imana yacishirwe hejuru mu izina rya Yesu. Munyemerere twisomere ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana hanyuma Imana iduhane umugisha. Turasoma ijambo ry'Imana, turasanga mu Bami ba mbere ibice byaho ni 18. Ndasoma umurongo wa 21. Aravuze ngo nuko Eliya yegera abantu bose aravuga ati muzageza he guhora murungabangabo? Niba muzi ko Uwiteka ari we Mana nimumukurikire, kandi niba ari Bali aba ari we mukurikira. Twakire neza ijambo ry'Imana. Imana ihabwe icyubahiro kandi Imana iganze. Haleluya. Eliya yakoreye Imana mu gihe kitari cyoroshye, yakoreye Imana mu gihe cyari gikomeye, yakoreye Imana mu gihe cyari igihe cy'abantu bamaze kuyivaho, baramaze kuyitera umugongo, baramaze kwibagirwa imirimo y'Uwiteka, baramaze kwibagirwa iby'Imana ikora, ibyo yakoze hagati muri bo. Imana ishimwe cyane. Eliya yakoreye Imana mu gihe Abisiraheli bari baratanye rwose, batagishaka kumva ijwi ry'Imana, batagishaka gukora imirimo y'Imana, ahubwo barakurikiye Bali. Pere vode sta segre. Enewa yasire sasonema. Bakurikira Bali
batangira gukorera Bali, bibagirwa Imana yabambukije, bibagirwa Imana yabagaruye, bibagirwa Imana yabarengeye, bibagirwa Imana yabatabaye, bibagirwa Imana yarambitse bari bambaye ubusa, bibagirwa Imana yabakijije indwara z'ibyorezo, bajya gukorera Bayali. Ni kuyu munsi wa none duhagaze, nicyo gihe duhagaze, turigwanurira mu gihe gikomeye, turigwanura mu gihe abantu bari kujya gucisha impano kugira ngo babashe kwerekwa ibyawe, hanyuma babone uko bakurya yawe. Dufite abantu bicariye ibikomere, bari gukomerekezwa n'abantu bitwaje Bibiliya, ijambo ry'Imana, ariko baramaze kujya kugura impano. Turi mu gihe kigoye, abantu bari gukorera Bali mu izina ry'Uwiteka Imana. Turi mu gihe gikomeye, abantu bari kwitwikira ijambo ry'Imana kandi bari gukorera indamu zabo. Ariko Eliya ahagarara ku maguru ye, ari imbere y'umwami Ahabu, arangije aravuga ngo dore ni jye muhanuzi usigaye, mwebwe muri gukorera Bayali muri ibihumbi n'agahumbi. Ariko aravuga ngo noneho uyu munsi tarawini mayasire sasonema, ndashaka kuvugana n'Abisiraheli. Aravuga ngo nimba ari Uwiteka Imana tumukurikire, ariko kandi nimba ari Bayali nabwo kandi mumukorere. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Arababwira ngo ariko kugira ngo ibyo ngibyo bibeho, hari icyo tugomba gukora. Imana ishimwe cyane. Dufite Imana ibasha gusubirisha umuriro, dufite Imana isubirisha ibimenyetso. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Kandi data ganze, reka nkubwire nshuti yanjye, wowe ukibasha kuba ujya imbere y'Imana, komeza wihanganire igicuku, utegereze igitondo, inkoko yabika itabika, amaherezo buraza gucya. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Eliya ahagarara ku maguru ye, ahamiriza Imana. Imana ishimwe cyane. Aravuga ngo iki ni cyo gihe, kugira ngo bisobanuke kandi bigaragare. Arangije ngo ategeka ngo ingabo za Bali, arabwira ngo ngaho nimucane igicaniro, muteme impfizi, mwishyire hejuru y'inkwi, nanjye ndaza gutema bwa kabiri. Iri busubirisha umuriro, iyo niyo turi buze gukorera. Imana ishimwe cyane. Nasomye Bibiliya ndatangara ngo biyirije umunsi barikatagura, barikebagura, ngo ariko ngo Bali wabo ntiyabumva. Agera ku rwego agira ngo hari yasinziriye, nimwongere mu mukangure. Imana ishimwe cyane. Araza kubumva akanguke, ngo barongera barahamagara, ngo barikatagura, ngo ariko bigera nimugoroba bitaragira gute, ngo Bali yaba itarabasubiza, Bali yaba itarakanguka. Imana yacu yabwa icyubahiro kandi Imana yacu iganze. Ngo hanyuma bimaze kwanga, Eliya akurikiraho bwa kabiri, acana asana, atera amabuye, arafukura, ategeka kubamenamwo amazi, mu mpavu bayamenamo baruzuza, kugira ngo ataza kugira ngo ari yahishemwo umuriro. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Bahanuzi b'Imana batarabivanga, nimureke duhagarare, duhamagare Imana izarengera isi. Mureke duhamagare yera, iracyakora. Bibiri ijambo ry'Imana mbye ngo n'Imana itahinduka uhereye kera kose, uko yari iri n'uyu munsi niko imeze. Imana ihabwe icyubahiro. Nimureke tureke gutukisha izina ry'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Bana b'Imana, mureke turwanye Bali, turwanye n'ingabo ziwe, turwanye ingabo za Satani. Imana ishimwe cyane. Imana yacu iratsinda kandi izahora ari intsinzi. Eliya yahamagaye yera, isubirisha umuriro. Uyu munsi abasha kwica ingabo za Bayali. Uyu munsi wa none ndakwinginze, Imana ishimwe cyane. Ikuzimu nta cyiza kibayo, kwa Satani nta cyiza kibayo. Bayali ntabwo areba, nukuri afite amaso ariko ntareba, afite amatwi ntabwo yumva, arahagaze ariko
ameze nk'usinziriye. Uyu Bali bamwanura ku manywa kugira ngo izuba ritamwica, bakamwanura nijoro. Imana ishimwe cyane. Ariko Imana yacu ni Imana ireba, ifite amaso irareba, ifite amatwi irumva. Imana ishimwe cyane, ibasha kumva gusenga kwawe, ibasha kumva kwinginga kwawe. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ijya yumva ntakiyinanira, ijya yumva yo kabzara. Imana ishimwe cyane kandi Imana yacu iganza. Haleluya, haleluya. Niki kigutera murokore gukorera Bayali? Ko Bayali ahemba nabi. Imana ishimwe cyane. Bakubwiye umugabo, ariko uyu munsi wa none uri kujya gucisha utwatsi kugira ngo ubashe kubaka, kandi wari ugeze musenga Imana. Uyu munsi wa none uri kujya mu bapfumu kugira ngo bagupfumagurire. Uyu munsi wa none dufite n'abahanuzi. Abahanuzi nabo bamaze kuba nk'abapfumu. Imana ishimwe cyane. Baririrwa baza babazengurukamo bari kubapfumagurira, ariko niyo mpamvu bitegereza ntubibone. Niyo mpamvu ugira ngo kugira ngo bikemuke ugasanga byapfiriyemwo byose. Nta kindi, wamaze gufata Imana nk'imfumu. Ariko Imana yacu irashoboye, ariko Imana yacu nta kijya kiyinanira. Umuntu wayinamzeho akayikurikira akirinda ikibi n'igisa nacyo, Imana ijya imugirira neza. Hanyuma yari yavuga amagambo meza. Imana ihabwa icyubahiro. Aravuga ngo nimba ari Bayali, nimba ari Bayali mumukurikire, kandi nabwo nimba ari Uwiteka mw'Abisiraheli, nimba ari Uwiteka munyemerere uyu munsi tumukorere. Nanjye ndi gukubwira nteze amatwi. Ntabwo nzi ahantu uherereye, nta nubwo nzi ahantu uri, ariko nimba ari Uwiteka bakurikiye, Imana ishimwe cyane. Muri byarutse kuvuga ngo sinzibagirwa umunsi nakizwaga, ubwo Yesu yinjiraga muri nge. Aravuga ngo narabahowe ndamuririmbira zaburi nyinshi mu mutima wanjye. Haleluya, Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro. Nimba ari Kristo wakurikiye, akaba ari Kristo wiyeguriye, akaba ari Kristo wakiriye nk'umwami n'umukiza wawe, nyemera tumukurikire, nyemera tumukorere mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Nyemera tumukorere mu gihe gisa nk'iki, umwami w'abami tumukurikire. Imana ishimwe cyane. Nimba koko waramwakiriye, ukamwakira utarammirije ku ndamu z'isi, ukamwakira nagushyizemo agahato, ukamwakira ukumva iby'isi ubihaza, nyemera tumukorere. Imana ishimwe cyane. Aho wasambaniye n'iki wakuyeyo, usibye gusarura indwara zitandukanye? Mbese ko wize inshuro nyinshi, n'iki wungutse? Umutima nurara uguhagazemo, wumva utuje wowe? Iyo usubije amaso inyuma wumva utuje? Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro. Ariko nimba ari Uwiteka Imana wakurikiye, ukamukurikira atari uko umusomye mu bitabo, ukamukurikira ari uko uhuye nawe, Imana ishimwe. Mureke tumukurikire sha, mureke tumukurikire, mureke tumukorere. Umwami w'abami wambikije Abisiraheli inyanja itukura, bakambukira nk'ahumutse. Ingabo zo muri Egiputa zigashirirayo. Imana ishimwe cyane. Ingabo za Farashi n'amafarashi yiwe, ingabo za Farawo n'amafarashi yiwe akomeye bigashirira muri iyo nyanja. Mureke tuyikurikire. Ntabwo izabura kudaca inzira mu kidaturwa, ntabwo izabura kudagucira inzira ngo ubeho. Imana ishimwe cyane. Oya, ntabwo kuba ari ukugomba kuba wesikora, ntabwo kuba ari ukugomba kuba uri kwirirwa ubwira abantu ngo wampaye wampereje. Wasabye Imana ko izakoresha abantu bakaguhereza utabigizemo uruhare. Haleluya. Wasenze Imana ko Imana yacu itimana. Imana yacu ntabwo ari igisambo. Imana ihabwa icyubahiro kandi datagaza. Imana yacu si igisambo, Imana yacu si umuhemu, Imana yacu ntabwo yimana. Ahubwo wowe impamvu uri kwicira inzira ukabikora muri ubwo buryo, niyo mpamvu n'utwo wakiriye ntabwo bikunyura, ntabwo bikunyura. Satani yamaze gucukura icyobo kinini mu bana b'Imana. Niyo mpamvu uyu munsi wa none muri gufata ibintu by'ubufindo mukagenda mupfa gutomboza mushakisha.
urihangana ngo ugiye guhanurira umuntu ugatanya ngo burya uri umukobwa ngo cyangwa uri umuhungu. None se nyine niba atari umwe muri abo ngabo uragira ngo abiki? Wasenze Imana ikaguhereza umwuka wera, byibuze ukazabona n'ubwo bugingo. Mureke twongere dukurikire Uwiteka, tuve mu nzira mbi ya Satani, tuve mu rwobo Satani aducukuriye. Imana ishimwe cyane. Satani arimo arashaka abarimbukana nabo, Satani arimo arashaka abamukorera. Wiba muri uwo mubare, ahubwo ba umurokore, ubu wihannye, wera imbuto z'abihannye. Imana ishimwe cyane, kandi Imana yacu yambwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Era imbuto z'abantu bihannye, uvuge ngo uko byasa kose nanjye ndumva mu mutima wanjye mfite inzira zijya i Siyoni. Imana ishimwe cyane. Wiba mumwe mu ngabo za Bayali, kuko iza Bayali zijya zitsindwa ku manywa y'ihangu rwose. Reka nkubwire, nubwo Bayali yakurwanya akakurwanya, ariko ajya atsindwa. Ntabwo utsinze Satani agira. Ntabwo Satani agira imbaraga bita kunesha. No. Ariko Kristo twizeye, Kristo twiringiye, Kristo dutabaza amanywa na nijoro, ajya turwanya kandi akadutsindishiriza, ajya turengera. Imana ishimwe. Ajya turengera tukakira intsinzi, ajya turengera tukakira ubutabazi, tujya tumubona umwami w'abantu. Haleluya. Imana yacu iganze kandi Imana yacu ishirwe hejuru. Uyu munsi narinje kukubwira ngo mureke dukorere Uwiteka, dusoke mu nzira Satani yaducukuriye, tureke tuve mu nzira Satani yamaze gusiza mu bana b'Imana, ahubwo dukorere Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Mureke dukorere Uwiteka mu kuri ndetse no mu mwuka, dukorere Uwiteka dukiranuka, dukorere Uwiteka bimeze neza binameze nabi, dukorere Uwiteka tudashaka imigati, dukorere Uwiteka nawe azaturengera kandi azatubera ibyiringiro. Imana yacu iganze kandi Imana yacu ishirwe hejuru. Munyemerere dusenga Imana. Urakarama mwami w'abami, urakarama byiringiro bizima, niwe wenyine uvuga bikaba, wategeka bigakomera. Nsengeye buri muntu wese wari waratanye, nsengeye buri muntu wese wari uri mu nzira zitagwesha icyubahiro, nsengeye buri muntu wese wari warasubiye inyuma. Mu izina rya Yesu Kristo, wongera usuka imbaraga z'ububyutse, wongera usuka imbaraga mwami mu bakozi bawe. Mu izina rya Yesu Kristo, gabanya umubare w'abarimbuka, wongera umubare w'abakizwa. Mu izina rya Yesu ndasengeye buri muntu wese umeze amatwi aya masaha, reka umukure mu byo yari arimo, umukure mu byo yibwiraga. Kurikirana ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Ingabo za Bayali zikorwe n'isoni ku manywa y'ihangu, ingabo za Bayali zitsindirwe kure y'ubuzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Ukora imirimo n'ibitangaza kuko Imana ivuga bikaba, ukora imirimo n'ibitangaza kuko Imana y'amasezerano, ukora imirimo n'ibitangaza ku bwoko bwawe bugukurikiye mu izina rya Yesu. Bagukurikiranye n'umutima wabo ukunda, bagukurikiranye n'umutima wabo utuje mu izina rya Yesu. Ubongerera imbaraga, umwuka wawe wera manukire ku buzima bwabo mu izina rya Yesu. Komeza intambwe zacu kugira ngo tugukurikire tutadandabirana, ni wamamare burundu, nuganze kandi nushirwe hejuru mu izina ryera rya Yesu. Urakoze, turagushimiye kuko Imana yumva gusenga kwacu mu izina rifite ububasha n'ubushobozi. Amen. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibanezererwe mu izina rya Yesu. Hanyuma inimero ziraho ngaho murazibona. Wifuza ko twasengana Imana, ntukijijwe urashaka kwatura, kambe wasubiye inyuma ntacyo bitwaye, Imana iracyateza amaboko yabasha kukwakira, ugasoka mu gukorera Satani ahubwo ugakorera Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu yamamare, ni mu izina rya Yesu. Ari Pastor Adeline mwasenganaga. Imana ibishimire.